Ramutse mwiriwe nabasuje mwese aho muherereye turi kwemerana kandi nshimimana aha ngaha muri imodoka ni kumwe n'abantu benshi batandukanye ariko uyu munsi twifuza kuganira ku kintu kimwe. Ikintu twifuza kuganiraho ni debate cyangwa se ni ibiganiro mpaka. Aha ngaha dufite abantu babije ku ruhande rumwe kugira ngo basapotinge cyangwa se bagaragaze impamvu bizera ko icyo kintu ari cyo, n'abari buje ku ruhande bagaragaza ko icyo kintu batagishigikiye. Ariko mwibuke yuko aba bantu ko bagiye kuri urwo ruhande si uko babishigike nyine bazi ukuri, ahubwo ngira ngo tuganire twumve ibitekerezo bibavamo ndetse n'ibyo weho watanga. Aha ngaha ndi kumwe na Isaac, abandi kumwe na Rukundo. Isaac atubwira impamvu hano yaba ashyigikira ikintu runaka ndetse na Rukundo atubwira impamvu yaba atagishyigikira. Ahasigaye hano inyuma harimo abantu bari buze bari gusapotinga cyangwa se bari gushyigikira ibyo twagiye tuvuga. Icyo tubuze kuganiraho ni iki ngiki: kurambagiza uwo muhuje kwizera cyangwa se gushaka n'uwo muhuje kwizera. Aha ngaha Isaac araza gushyigikira ko ushobora no kuba warambagiza cyangwa se ukaba n'umuntu mudahuje kwizera, aratubwira impamvu abyizera yuko ari byo. Rukundo ndetse n'abandi bayobozi bamufashije baza kugaragaza impamvu yuko bidakwiriye kurambagiza umuntu mudahuje kwizera. Nanje kubashimira kubw'umwanya mumpaye kugira ngo ntange igitekerezo cyanjye nshigikira yuko ari byiza kurambagiza uwo mwizera kimwe cyangwa se uwo musengana, kubera iyi mpamvu ngiye kubabwira ikurikira. Nk'uko tubizi mu buzima busanzwe biba byiza iyo ugiye muri relationship n'umuntu muziranye, muba muri society imwe, muhuje imico, musenga kimwe, kubera ko bituma no guhuza kwanyu bitagorana kubera ko muziranye. Rero nahamya mvuga neza yuko gushaka umuntu musengana cyangwa se kurambagiza umuntu mwizera kimwe ari byiza, kubera ko mu bitekerezo mwahuza no mu gusenga mwaba muhuje, ntabwo umwe yabangamira undi kubera ko ibyo ngibyo byose muba mubihuje. Murakoze cyane. Isaac afite uruhande aherereyemo, nifuza ngo muri make avuge urwo ruhande aherereyemo kugira ngo twese tuvuge. Murakoze nk'uko ubivuze, izina ryanjye na Isaac. Reka nshimire cyane Rukundo utweretse impamvu nyazo zatuma ashakana n'uwo bahuje kwizera. Ku ruhande rwanjye uwo duhuje kwizera uwo ntago nemera ko twashakana ku mpamvu nyinshi cyane. Nkaba nshigikira igitekerezo cyanjye impamvu umuntu uza gusenga aribombarika kugira ngo abantu bataza kumubona ukundi, ariko wa muntu udasenga imico ye ayishyira hanze, ukamenya uko ari, ukamenya uzashaka, ukamenya n'uburyo tuzamwihanganira. Rero umuntu usenga kubera ko yibombarika ntagaragaza ibyo ngo abishyire hanze, njye nkaba nsanga ko ariyo mpamvu akenshi mugera mu rugo mukarumaramo ukwezi kumwe, ukwa kabiri mugatandukana. Ariko wa wundi udasenga kubera ko imico yashyize hanze, yinywera inzoga, akora ibiki, uzajya kumushaka uzi neza ko ari we muzabana kandi witeguye kuzirengera ingaruka zabyo kubera ko wamubonyemo urukundo kandi ukawuzi n'amafuti ye. Isaac wakoze cyane. Rukundo na Isaac mwumvise uruhande bose baherereyemo. Hano ndi kumwe n'abantu bagenda bashyigikira ibitekerezo byabo. Buriya bivuze ngo hari abari ku ruhande rwa Rukundo, hakabaho n'abari ku ruhande rwa Isaac. Aha ngaha ngiye guhereza noneho buri muntu wese ushaka kugira icyo avuga kugira ngo agire uruhande ahereramo. Murakoze. Nanjye nitwa Gadi, ndi mu mwanya wa Rukundo. Impamvu ni ukubera ko umuntu nyine muhuje no muri iryo jambo birumvikana murahuje. Rukumva nujya gusenga ntago bizagufata umwanya kugira ngo mukomveke mujyane gusenga, azagutera imbaraga mu bintu ukora kubera ko muhuje kwizera. Hari umupasiteri twagiye muri Michigan tugiye kuririmbira, aravuga ati nimujya muririmba ntimukajye mureba mu mabati, mujye mureba aho muzashakana. Impamvu ni iyi: niba wenda mfite umugore
sinzamubuza kujya kuririmba ngo asohoke ajye kuririmba, nzasigarana abana ajye kuririmba. Niba umugore yari afite umugabo bahuje kwizera, nawe azemera ko umugore agenda akajya kuririmba. Niba bitagenda gutyo bazajya bahora barwana ngo byagenze gutya na gutya na gutya. Murakoze, nanjye nitwa Mama Runi, ndi mu ruhande rwa Isaac. Gushakana n'uwo mudahuje kwizera ndabyemera cyane. Umuntu mudasengana uramubwiriza, ukamubwira, ukamwereka ijambo ry'Imana kandi akabyumva. Kandi ikindi ushobora no kubimubwira gutyo, mushobora no kubana mudahuje kwizera, ariko we akakwemerera ukajya ujya gusenga, akanagushyigikira cyane. Noneho nawe bikageraho ugakomeza ukamwereka ijambo ry'Imana, kandi nawe byageraho akaza bitewe n'uko akubona. Murakoze. Ugiye kuvuga ni Uwera Yvonne, ndemeranya na Rukundo kubera ko kubana n'umuntu musengana ni byiza cyane. Nta kintu na kimwe ashobora kukubangamiraho mu bijyanye n'imisengere yawe kubera ko abazi ukuri musenga. Ngahakanya topic ya Isaac. Kubana n'umuntu mudahuje kwizera mufite byinshi mwajya muhuriramo by'imbogamizi nko gutanga umwanya ku rusengero bikaba byamubangamira hakazana intonganya mu rugo. Bishatse kuvuga ngo igihe cyose wafashe umwanzuro ugiye kubana n'umuntu mudahuje kwizera, menya neza ko ugiye umuzi kandi uzihanganira negative risk zose zizava muri ibyo bintu, kubera ko byanga byakunda izo risk zizaza kandi zize zibangana. Kuvuga rero ngo azahinduka, menya neza ko guhindura umuntu birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka. Ese igihe bitazashoboka ko ahinduka uzabaho gute? Uzasenya cyangwa uzabyihanganira? Murakoze. Nanjye banyita Jeannette, ndi mu ruhande rwa Isaac. Ibintu ncikiye wa Isaac nk'ibyavuze, iyo ushatse umuntu muzi biba byiza cyane kuko yangese yayikoze wari usanzwe uyizi urayihanganira. Wenda nitanze urugero nshobora kuba nk'inzoga, noneho uzi ukuntu niyitwara no twabana, bikaba byiza yuko uba unzi nabikora ukabyihanganira. Wenda twaba twumvikana, ikintu kibaye kumvikana, ibintu byose bijya mu buryo, ukambwira uti bino bintu ntabwo ari byiza, uhindutse byarushaho kuba byiza. Hari igihe ushaka kumuhindura agahinduka, iyo akumva biba byiza cyane, nawe umwumva mugirana inama, iyo nama uwo muntu akabasha kuyumva, yabasha kumva nagwa se ntayumve, akagira uburyo bwazajya umwitwaraho nawe akitwaraho. Rero ni byiza cyane ibyo bintu ngenda bishigikiye cyane. Biba byiza nyine gushaka umuntu uwizi kandi mudahuje kwizera. Rero ngiye kuvuga ku byo Jeannette yavuze. Aho kugira ngo ushakane n'umuntu uzaguca intege buri kintu cyose ugiye gukora mu murimo w'Imana, narangiza kubaze kubera uri kubikora, washakana n'umuntu muhuje kwizera uzajya gutera ingabo mu bitugu mu bintu ugiye gukora. Urugero nka gutya, niba uri umubyeyi wenda wasigaye ku rusengero uri kurepeta, umugabo agataha agasanga nta biryo, wa mugabo utagira mbese mudahuje kwizera azinubira bya bintu wagiyemo, sibyo? Ariko wa muntu azi aho wasigaye mwana ajyanye no gusenga, niba ariko byagenze, azi ahuri, azi akamaro kabyo. Rero kugira ngo ushakane n'umuntu uzajya uguca intege nyuma yaho wenda mwe mwana atandukana kubera izo mpamvu, kubera ibintu ntago ari sheri na shushu gusa, hazamo n'ibibazo, sibyo? Rero igihe mutumvikanye ku bibazo biri kugira kubera kwa kwizera kwanyu, byaruta ahubwo ugashakana n'umuntu muhuje kwizera, ahubwo akagufasha guhindura babandi banyu. Nshimiye buri muntu wese ugize icyo avuga. Kano kanya kambereze umwanya ari Rukundo ndetse na Isaac bagire amaponti yabo bagaragaza. Nifuza ko bagaragaza ibimenyetso, ari ufite ibyanditswe abigaragaze, ari ufite amaponti y'ibitabo yigize asoma abigaragaze, kugira ngo abayobozi ko basapotinga cyangwa se abayobozi kugenda ku ruhande rudahuje baba bafite ibimenyetso bagenderaho. Isaac Nyanzi. Murakoze. Mu by'ukuri nk'uko nakomeje mbivuga kandi nuko biri, nuko tubisaba mu byanditswe byera, ntago ari twe duhindura, ahindura Imana. Nimvuga ko ahindura Imana, mubyumve neza ko ngiye ugiye kurambagiza atari ngiye uzamuhindura,
ariko uko nzamusengera azahinduka. Ikindi ndaza kujya no muri Bibiliya duhere mu bakurambere. Aburahamu yari afite umugore bizeraga kimwe, aramutenguha ava mu kwizera, aramubwira ati ntago nkibyara shaka undi mubyarano, bizeraga kimwe amuvamo. Uwa kabiri waje kuvamo umugabo we ni Yobu ibintu byose byamuvuyeho. Umugore yari afite bizeraga kimwe, basengaga kimwe, banatamba ibitambo bimwe, agazarareba avuga ati wa mugabo we yahakana Imana. Yobu yaza ko yarashatse umugore batigeze basengana, aba yaramushigikiye akamukomeza mu rukundo. Ndaza kuguhereza urundi rugero runshigikira mu by'Abadiventiste bizera. Umugore dusangamo bita Nagwira, umugabo yaragiye kumwica ku mpamvu yo kwizera, Nagwira aramusengera arahinduka. Igitekerezo gisoza kitubwira ko n'uwo mugabo yahindutse umudiyakoni. Urumva rero wa muntu utizera, kandi ujya no mu buzima busanzwe muzareba abakobwa beza uzasanga ari abatizera. Murakoze cyane. Ndaza kureba ku bijyanye n'umuryango rusange. Tuzi yuko umuryango ugizwe n'abantu batatu, umugabo, umugore n'abana. Iyo umusore ari gutereta umukobwa, papasi niyo kugira ngo bazakore umuryango, babyara abana, b'umuryango mugari. Abahanga bagaragaza yuko bize ibijyanye n'ubumenyamuntu, bagaragaza yuko ibyo umuntu yakuze abona, ibyo umuntu yakuze abamo, nibyo bigenda bigahindura ibitekerezo bikamugira uwo ari we. Ngendeye kuri Bible tubona yuko abantu bagiye baba intwari bakomeye cyane, twigiraho amateka. Urugero nka Mose, imyaka 12 yamaze ari kurerwa na mama we, niyo yatumye aba umugabo wambukije Abisiraheli inyanja, niyo wakira amategeko 10 y'Imana ayatangariza Abisiraheli, kandi byose byaturutse ku myaka 12 yamaze yigira ku birenge by'ababyeyi be. Undi na Yesu ubwe, bitewe n'uko mama we na papa we bari bahuje, bamutoje inzira y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko uwo mwana abyiruka ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Kubera iki? Ni ukubera ko ababyeyi be bamutozaga iby'Imana. Nihuse cyane rero natwe uko bigomba kugenda, ni ukuvuga ngo niba nshatse umugore usenga, ikimuha mu mutwe ni ugusenga, ni indirimbo, igicaniro cya mu gitondo na nimugoroba, ntago bizagorana. Kandi ibyo azagenda atoza abana ni ibijyanye no gusenga, kubera ko ari byo bimurimo. Ariko wa wundi utizera, utazi iby'Imana, ibyo azaha abana ni ibyo ngibyo nyine. Rero nasoza mvuga yuko gutegura abana beza birasaba gutegura umugore mufite imyizerere ihuye, kugira ngo urugo rwanyu ruzabe ijuru rito nk'uko Imana ibivuga. Murakoze. Kacigikire Rukundo rero mubwira ko ubwo yemeje ko nta wundi butumwa tuzabwira, tububwira abo dusengana gusa. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Alice, njye ndi ku ruhande rwa Rukundo wo kubana n'umuntu muhuje kwizera. Iyo mufashe umwanzuro wo kubana muba mugiye kubona, kandi iyo mudahuje kwizera urumva nyine ntago murumye neza, ntago muhuje kwizera. Ariko iyo muhuje kwizera, ikintu icyo ari cyo cyose uragikora cyerekeranye yenda no ku rusengero, watinda akabimenya, wakora iki akabimenya, kubera ko muhuje kugira ute kwizera. Ese uwo muzabana mudahuje kwizera uteganya ko azahinduka? Ntahinduke. Ngiye numva kubana n'umuntu muhuje kwizera aricyo nyine kintu cya mbere cy'ingenzi, kubera ko iyo muhuje kwizera ibintu byose mujya inama, byose mukagira ibyo ukagira ibyo ukora, ibintu byose ntago mujya muhushanya. Ariko ubanye n'umuntu mudahuje kwizera, ntago ibintu byose hari ibyo muba mutemeranya, uragenda ati watinze gutyo nyine bikagenda gutyo. Ngende ku ruhande rwo kubana n'umuntu muhuje kwizera. Okay, ngewe ikintu nshaka kuvuga nicyo kuri gadi yarakuvuga ngo umuntu ngo yabanye n'umuntu bahuje kwizera, ngo ibyo guteka ibyo ntaho bihuriye. Ntago umuntu n'urugero natanze ntago kugira umugore bivuze ngo kuba mbese kuba ari umwizera mwarahuriye wenda nk'umutore nkuko yarakubivuga. Ibyo ngibyo ntago bivuze kuba yavuga ngo ndasiga ntetse ngo nangwa se ndasiga ntatetse. Ibyo ntaho bihuriye, nshobora guhinduka. Ntago guteka ari byo byabahuza ngo umugore wanjye mukabipfa.
ibyo ngibyo ntaho bihuriye. No mu gitondo wateka ukajya gusenga kandi umeze neza. Rero kuba nizera ukavuga ati ngiye gushaka kuriya ndamuzi kunameze ntago yizera ntanagera no mu rusengero kambivugeho nshobora kuba ntahagera ariko nkarusha wa muntu ujya mu rusengero noneho kuba wowe wizera ukazampindura bitewe n'uburyo twumvikana ukaba unyumva nanjye nkaba nkumva ibyo bintu iyo bihuye murahuza mwese icyo uvuze nkacyumva nabona ari icyo nkagikora. Rero ibyo ngibyo ntawe biba bihuriye mu byo guteka unangwa se kudateka reka kamfate kano kanya nshimire umuntu wese azi icyo avuga. Iyi deba twagize ndaga mbibutse ko twagize turi abakristo n'ubu twagiye tujya ku izi impande kugira ngo nyine ibintu byumvikane ngo tuguhereze nawe utange gutekereza ibitekerezo biguhereze ishusho nyayo icyo turi kuvugaho. Turagusaba ngo muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe. Murakoze nk'uko wari uyoboye iki kiganiro cyangwa se iki kiganiro mpaka bivuze tubivuga nk'abantu bizera Imana. Rero twerekera ku musozo ibyo twese twemera. Ijambo ry'Imana avuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo mu gihe ugeze mu mwanya wo kumva yuko ushaka uwo muzabana niba wasengaga 2 ugomba gusenga 4 niba wasengaga 1 ugomba gusenga 2. Bivuze ngo rero niba ushaka umugore mwiza ukaba ushaka umugabo mwiza jya ku mavu usenge uw'Imana izakuyoboraho abari uzashaka.